Muraho neza ndabaramukije inshuti bakunzi ba Women in God's Ministry kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana. Ndabaramukije mwese muraho ni amahoro, umwami wacu Yesu nashimwe kandi Kristo nahimbazwe. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ijambo tugiye gusanga muri Rusi ibice 4 turasoma umurongo 13 dusoreze ku murongo wa 17. Imana iduhana umugisha. Reka rero mbinginge tubanze dufatanye dusenge. Mana nziza, Imana idukunda, Imana itwitaho, twongeye kugushima no kuguhimbaza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburinzi bwawe buba kuri twebwe. Mana nta kiguzi tuba twatanze ahubwo ni ubuntu bwawe ndetse n'imbabazi uba watugiriye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo dufungure Bibiliya tugire amagambo y'ubugingo twongera gusoma. Ndakwinginze ngo ubane natwe muri uyu mwanya, uduhe umugisha kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, icyo wagambiriye gukora ku buzima bwacu ugikorere kwiyubahisha kandi ugikore kugira ngo Uwiteka bimenyekane ko uri Imana iri hagati muri twebwe. Urakoze, ndagushimiye rero uyu mwanya wose nubane natwe utuyobore, mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Bowazi ahungura Rusi abyara Obedi sekuru wa Dawidi. Nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana nawe, Uwiteka amuha gusama inda abyara umuhungu. Abagore babwira Nawomi bati Uwiteka ahimbazwe, utakuretse udafite umucunguzi, icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu 7 ari we umubyaye. Nawomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Nawomi abyariwe umuhungu, bamwita Obedi ari we se wa Yesayi se wa Dawidi. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana kuri uyu munsi mfite ni ijambo rifite umutwe w'amagambo nahaye uvuga ngo ni Imana ibasha kumara imibabaro. Ni Imana, iyi Mana dusenga ni Imana ibasha kumara abantu imibabaro kuko izi ibikomere byakomerekeje imitima yabo, izi inzira ivunanye, izi nzira iruhije bagenze. Ni Imana iyo uyikomerejeho ijya ibasha kumara umuntu umubabaro ndetse ngo n'inkovu z'imibabaro yanyuzemo zikashira, ku buryo usigara ubitekereza ukumva ntibikikubabaza, ntibikigutoneka. Mwese inkuru ya Rusi murayizi, ndetse n'inkuru ya Nawomi murayizi, uko byamugendekeye. Nawomi akabura umugabo we, akabura abana be, ariho n'uyu Rusi yari agishyingiranwa n'umuhungu we. Ijambo ry'Imana ritubwire yuko uyu muhungu yaje kwitabira nta n'umwana yari yakabyaranye n'uyu nguyu Rusi. Ibaze rero kupfakara ugapfakara nta mwana ntaki, ariko ijambo ry'Imana rikatwereka ukuntu ngo Bowazi yaje kuba umucunguzi agahungura Rusi. Ni Imana rero ifite ubundi buryo, ni Imana ifite andi mahirwe, ni Imana ifite izindi nzira zirenze izo twari tuzi. Ndabahumurije mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nk'uko Imana yabigiriye Rusi ndetse na Nawomi akabigiriraho umugisha, ngo kuko uwo mwana baramumuhaye akajya amurahaza mu gituza cye. Ni Imana rero ifite uburyo bwinshi kandi ifite inzira nyinshi yanyuzamo kugira ngo igutabare, kugira ngo ikugirire neza, kugira ngo yomore inkovu zo mu mutima wawe, kugira ngo ikandakande imvune wagize mu rugendo wagenze, kuko ari Imana ireba ikareba byose. Ndabifuriza rero ko yaba Imana ibomora, yaba Imana ibasetsa. Icyo mbisabira ni ukugira ngo tuyikomezeho, tuyigumeho, tugume hafi yayo, tugume ku birenge byayo, kuko ariho ubutabazi buzava. Nituyiguma hafi ntabwo izatinda, ahubwo izatebuka. Imana itugirire neza. Ndabakunda rero, iri ni ryo jambo ry'Imana umwuka w'Imana yari yampaye kuri uyu munsi kugira ngo mvugane n'abantu bose bakunda ijambo ry'Imana. Ni Imana ihoza amarira, ni Imana itabara, ni Imana yomora inguma, ni Imana ivura ibisebe, ni Imana ivura ibikomere byo mu mutima, ni Imana izi ibyifuzo ufite, ni Imana izi ibikuvuna,
ni Imana izi umutwaro wikoreye, ni Imana izi uburyo yaguturamo, niyo mpamvu mbifurije kugira ngo kuri uyu munsi mwongere kuyikomezaho kandi muyigirire icyizere, n'Imana ishoboye. Uko yagiriye neza Rusi ikabigirira na Nawomi, ni nako nawe yabikugirira, kuko nawe uri uwo yaremye, ikurema igukunze kandi ikurema igufiteho umugambi mwiza. Imana ibahe umugisha rero kubwo gutega amatwi iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuri iyi cano nakagaruka, tuzabonana ubutaha, twese Imana iduhane umugisha. Amen.